Hi, muraho neza. Angelique Uwimana kuri kamera. Channel yitwa Grow Smart with Angelique, ariko nawe ni channel yawe. Aha ni ahantu dukurira muri rusange, we grow smart mu buryo buri smart bwihuse. So, ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, nagusaba gukora subscribe kandi wibuke ko ukwiriye no gusangiza iyi nkuru abandi mu gihe hari uza gusanga hari uwo bireba. Uyu munsi nahisemo kubabwira the story about myself. Ngiye kubabwira inkuru inyerekeyeho njyewe. Ni true story, kandi nkeka ko ku myaka 30 mfite ibyo ari byo byose hari uwo yagira ikimarira, kandi impamvu ya mbere nshaka gutanga iyi nkuru ni ukubera ko hari abantu nyine bihariye nshaka guha iyi video. Abo bantu muraza kubamenya nyuma inkuru ihera. So ndashaka kwibwira abantu runaka, nawe ariko umenye nta kintu bitwaye. Iyi channel niyo gufasha abantu muri rusange. Rero reka ntangire ntabatindiye. Okay, inkuru yanjye ndayitangirira kera. Okay, nkeka ko ngiye gutangira inkuru nkivuka yaba ibaye ndende, ariko ndavunagura muri makeya. Amazina yanjye ni Angelique Uwimana, nkaba ndi umubyeyi ufite abana bagera muri 4. Nkaba mfite urugo rwiza. By the way, I'm happily married kubera ubuntu bw'Imana, ndabishimira Imana. Rero ndi umudamu, umugore w'umukristo, umukristo nabwo wabiherewe ubuntu kwa ko nkeka ko bitari ibyanjye, ntabwo byari ibyanjye, ntabwo nari mbikwiriye, ariko kubera nyine ubuntu bw'Imana ndi umukristo. Ndashima Imana ko ndi umukristo. Ubwo rero ubuzima bwanjye ndabutangira ntangirira nshaka gutakolinga ku bijyanye na struggles of life, kubera ko group nshaka gutakolingaho abantu nshaka guha iyi video kubibwira nicyo nshaka ko bamenya cyane. Njye mubona ubu ngubu hano ndi umuntu kera nkiri umwana navukiye mu muryango nyine udakize, ariko nanone udakennye cyane. Byari bya bindi uvuga uti biraho. Nzi neza ukuntu inzara iryana, nzi neza kurya nabi ukuntu bimera, nzi neza kwambara nabi ukuntu bimera, nzi ibintu details zose z'abantu babayeho mu bukene. I suffered a lot, narababaye bihagije, ariko nkeka ko ibintu byose ducamo biba bifite icyo biri kutwigisha. Navuga ko buriya mu mbabare ntimunyumve nabi, navuga ko kubabara kenshi ari ibintu byiza, kwa ko aba ari amasomo runaka uba uri kwiga. I'm sorry to say, niba wowe ubu ngubu uri mu bihe bibi, uri mu bihe bigoye bishaririye, ni ukuri humura. Humura kuko ni nka babyita ni nka trial. Urabona nk'icyuma kugira ngo gityare, hari ibintu bigikorerwaho kandi bitari byiza. Kambabwiza ukuri, baragifata bakagikubeta kwibuye, nkeka ko kiba kiri kubabara. Nkeka ko hari particulars, nkeka hari uduce tukigize dukeya tunatakara kugira ngo kibe sharpened, kugira ngo gityare kwa kundi ubona ko none uvuga ngo kiratyaye. Nkeka ko hari n'utuntu dutakara. Bivuze ngo kugira ngo ube mwiza kurushaho, ube the best version of yourself, hari igihe usanga nyine wari ukeneye gutyazwa. Tubyite gutyazwa. Yewe hariho nyine urumva muri iyo period, muri icyo gihe uri gutyazwa, uri mu bihe bigoye, hari ibintu byinshi bitakara kuri wowe pe. Abenshi barananuka, tuvugisha ukuri, umuntu arananuka hahandi amagufa yanabagaragara ukagira ngo ni portemanto. Hari uwasireje mugenzi we ngo yamubonye ngo yumva ngo akumbuye imifupa ngo yo mwisombe. That's so funny, ariko nyine ni reality y'ubuzima. Nuvuga ngo urananuka, abenshi barananuka, icyo ni kimwe gitakara. Ikindi hari igihe bitakariza icyizere. Umuntu wari wiyizeye, like wumva nyine yifite icyizere kigatakara burundu, agatangira kwigunga. Hari ibintu byinshi bitakara. Hari abahita banaboneramo ikintu bita kwigunga, agahita arwara agahinda gakabije. Birumvikana nyine kiba ari igihe kigoye kandi kiri tough.
icyo gihe kandi hari ibindi bintu byinshi utakaza inshuti. Kankubwira inshuti, nta mukene ugira inshuti. Kankubwiza ukuri, niba uri mu bibazo ukabona hari inshuti ufite muri ibyo bibazo ikakugumaho ikakunambaho mu bibazo, ukabona iragusapotinga, iyo nshuti ntuzigere uyireka, uzayigire ya yindi y'umumaro munini, sibyo? Ubwo narimo ndababwira story of my life. Nanyuze mu bihe nk'ibyo bigoranye hahandi you feel like handi uvuga uti ahari icyiza nuko nakwipfira, ariko Imana ishimwe ko nabiciyemo nkabicamo kandi amahoro. Aricyo navugaga, muri ibyo bihe byose nagiye nyuramo bigoranye, akenshi nabaga mfite support, nisangaga hari marayika woherejwe ku ruhande rwanjye. Mumbare gukoresha iyo tamu kuko mu by'ukuri hari igihe ubona nta kintu kikurengera gihari, nta kintu na kimwe gishobora kugukiza gihari, ukabona haje ubutabazi from nowhere. Ubwo butabazi from nowhere ni abamarayika, ni ukuri n'umumarayika uba wakohererejwe. Tuhuza cyane, hari groupe nise Les Anges, barabizi bariyizi, niba muri kureba iyi video, respect to you ladies, ndabubaha, you're my first priority. Mu by'ukuri ndabakunda kandi nzabagumisha ku mutima wanjye. Les Anges bambaye hafi, ni groupe y'abakobwa bakomeye cyane muri ino Kigali, ndabubaha ariko cyane, ariko I love them, all of them. Kuza witwa uri from Les Anges, mba numva kabisa icyo wansaba cyose ntacyo nakwima ngifite. Nkubonye ibibazo like simbizi, ntago byavamo ko nabigusigamo mfite ubushobozi, ariko nanone I pray for you, blessings, nukuri imigisha myinshi babeho. Nuvuga ngo hari ibintu umuntu anyuramo buri gihe, iyo udafite the supporter, udafite umuntu ushobora kugufata ngo akujandureyo, hari igihe wisanga nyine ushobora no kuhasiga agatwe ugapfa kuko barapfa. Nese uramutse ugize agahinda gakabije ukabura umuntu nibura unakubwira n'ijambo ryiza, wari ubizi ko hari igihe haza n'ibitekerezo byo kwiyahura? Bibaho, umuntu akaba yakwiyahura bikarangira. None se ugize ikibazo cy'inzara like ugasonza ukenda gupfa, inzara yakwicira mu nzu, buri gihe haba hasabwa ko hari umuntu ugufata akagukura aha akakujyana ahandi. Kandi icyo nkundira Imana nyine, nabyo uyu munsi ndi gutekereza ku ijambo riri muri Zaburi, ahantu handitse ngo uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. And I was like, agota it means ni igikorwa kiguma kirepeatinga, kiguma kibaho. Nuvuga ngo n'ubundi uragoswe, Imana iguma ikugota mu bihe urimo byose. Kandi hakandikwa ngo abantu be, ntabwo handitse ngo abakiranutsi be, abanyabyaha be, n'abantu be. Niba umuntu waremwe n'Imana, Uwiteka ahora kugota. Niyo mpamvu akenshi wanyura mu bintu bikomeye gute, wisanga hari buri gihe nyine hari ubuhungiro buhari, aka escape gatoya, akanzu mbonye ikinyarwanda gikwiye. Ubona buri gihe hari akanzu Imana iguciriye, iyo ubaye umuntu uri wise, uzi gufata neza ibihe ucamo kandi ukabicamo neza. Rero sinaheranwa n'ibihe bya kera ngo mvuge ngo wenda mbijemo deep, mvuge ibintu nanyuzemo byari bibi, ni ubuzima bubi nyine, kandi ntabwo ari njye nyine bwabayeho. Nkeka ko abantu benshi muri runo Rwanda banyuze mu bibazo nk'ibyo, ariko icyangombwa sasa ari naho ngiye kugera, nuko nabashije kubivamo kandi nkabivamo amahoro. Ubu ndashima Imana ko ndi umubyeyi, ndashima Imana ko mfite urugo, ndashima Imana ko at least aho ngeze ntago ndi miserable. Ariko nanone isomo dushinzwe nyine dukwiye gukura muri bino bintu, ni ukuri wenda uyu munsi urababaye, sibyo? Urababaye, nturi kubona ibyo kurya, nturi kubona aho kuryama, nturi kubona imyambaro uko ubishaka, nturi kubona bla bla bla, basic needs ntabwo uri kubasha kuzibona. Ariko ikibazo gihari ni iki ngiki, ibyo byose urimo uranyumva, icyiza uriho, ufite amatwi, bivuze ngo nicyo gishoro cya mbere ufite. Ubwo ikibazo nengeye kubaza, ese urimo urabikoraho iki? What are you doing about that? Ese aho ntiwicaye hamwe ukibaza ko
uzakomeza kubona aba supporters, kuko supporters ni ukuri barahari, turababona, ni ukuri Imana ntago yakureka pe, ikurwanaho uko bukeye n'uko bwije, ariko ibigira ngo urebe ko uca akenge uvuga uti enough is enough, nkwiriye kuva muri kino gika cyo gusaba no guhabwa, ahubwo nkagera mu gika cyo kwihaza. Nakwihaza noneho nanjye nkatangira gutanga, nkagenda nk'abandi, nkatanga ubuzima nanjye ku bandi, kubera ko ntago wavukiye ngo uzasiga ino si uko wayisanze. Ni ukuri ntago wavukiye wowe wenyine, kwanza wanavutse kugira ngo ufashe abandi, ntago wavutse kugira ngo abantu wowe bagufashe. So narimo ndabwira abantu bababaye, niki muri kubikoraho, niki turi kubikoraho? Niba uri kubaho ubuzima wumva utishimiye cyangwa se udakunze, ese haba hari ikintu uri kubikoraho? Icyo ni ikibazo twese dukwiye kwibaza. Rero the story about my life was that, ubu ngubu ndashima Imana ko nahawe ubuntu bwo kumenya Imana. Mu by'ukuri gukiranuka kw'Imana niko konyine kwampesheje kuba uwo ndiwe uyu munsi. Simbabeshye ngo ndi umuhanga, ntabwo ndi umuhanga. Simbabeshye ngo nakoze cyane kurusha abandi uburyo bakoramo, ushobora no gusanga ntanakora cyane. Sinababeshye yuko wenda nyine hari izindi mbaraga zi supernatural zihari, like simbizi, ariko icyo nizera nuko ubuntu bw'Imana aribwo bumbeshejeho. Gukiranuka kwayo niko kundamira, ukuboko kw'Imana ubundi ni ugukiranuka kw'Imana niko konyine kwandamiye kuranzura kumbeshaho. Ubu rero ndiho, kandi ndiho neza, nukuri pe ndiho neza, ndashima Imana. Buriya nubaho ukabona ntago urwaye, uri muzima, ufite imbaraga, you are physically fit, utarwaye indwara zidakira. Murabizi indwara zisigaye ziriho kuri ubu ngubu, utaryama ngo baguhagare hejuru bishyura ubukode gira iki, seriously, ukaba ubayeho wambaye. Kwambara narabwiye ni byiza kwambara imyenda ya marque, ni byiza kwambara imyenda ihenze ifite fabric nziza whatever, ariko igihe cyose wambaye wifubitse ntambaye kwica, ubasha kwambara ukajya mu bantu, birahagije. Nibyo gushimira Imana. Ndashima rero Imana ko nguwe neza mu by'ukuri, akaba ariyo mpamvu ngiye kuri point ya nyuma kugira ngo nanasoze kino kiganiro ntikibe kirekire. Narimo ntekereza kuri abo bantu bakiri mu gika cyo kubabara, like bumva babaye pe, bagowe, especially abagore n'abakobwa. Nukuri niba uri kunyumva, humura, ejo hawe ni heza. Hari ibyiringiro yuko nyine umuntu ashobora kurara arira nijoro, mu gitondo ukabyuka uvuza impundu, ukabyuka celebratinga, uri kubyina indirimbo z'insinzi. Ndakubwiza ukuri ko ibihe biha ibindi, ngewe uwo n'umugani numvishe, ntabwo ari njye wawuremye, si njye wawushyizeho. Humura, ibihe uri gucamo urimo uratyazwa, nk'ukuntu naguha rugero rw'icyuma batyaza. It's okay, hari energy uri butakaze, ariko nanone hari value uri bugire nyuma. Cya cyuma iyo bari kugityaza hari ibintu gitakaza byinshi, ariko nyuma yaho nicyo cyonyine bakoresha. Umuntu ugiye mu gikoni ahita abaza ngo mwamaye cya cyuma gityaye, ikidacyaye barakijugunya. So ku bantu bameze batyo, bari muri ibyo bihe bigoye, I'm here for you. Naje kugira ngo mbereke ikintu twakora kugira ngo tube ibyuma bityaye bya nyabyo. Nibyo ibintu uri gucamo ubifate nk'isomo, ni ibintu wenda biri kubaho kugira ngo uzabeho uzi. Nk'urugero, wenda nabwiye ibibazo by'inzara nigeze kugira, ariko ndababwiza ukuri ko kubera iyo nzara, ubu ngubu nshobora kunyura mu muhanda turi kugenda, nahura n'abantu nkahita amenya uyu muntu arashonje, uyu muntu afite inzara. Sinzi mama twayemo turagendana, menya twari tuvuye Mageragere, niba ajya ibiganiro byanjye atange comment hano, nta kintu bitwaye. Twari tuvuye Mageragere, noneho ngera ahantu twari tugiye gushaka amata yo kunywa, mbona umuntu wo kuri MTN, niba twari mbona umuntu kuri abantu bacuruza nyine muri MTN mutaka, mbona umuntu mpita menya ko inzara imwishe pe. Ndabibona iyo ushonje mpita mbasha kumenya ko ushonje. Ikintu nakoze, naramwegereye ndamubwira nti genda ujye kunywa amata, nyine mupfumbatiza akantu. Bivuze ngo kuba naramenye ko inzara iryana, nzamenya ko nyine hari abantu bashonje, menye ko hari kuba ubu ntashonje hari icyo bimaze.
hari icyo bimaze kandi nshobora gufasha n'uwo nguwo utabonye ibyo kurya nkamukiza iyo nzara ko inzara iryana nabi. Let me tell you, inzara iryana nabi. So ubwo abantu bagenzi banjye, ubwo abantu nari ndimo ndatakolingaho nyitangira, mfite igitekerezo nkeka ko buri wese hano yashyigikira niba uri kunyumva. Mfite igitekerezo cyo gukora movement. Niwumva movement, it's not a political one. Oh yeah, movement harimo ikintu cyo kuba just to move from one step to another step. Nakoze movement yitwa poverty escape movement. Iyo poverty escape movement ni igitekerezo cyanjemo ntekereza cyane ku babyeyi cyangwa se abakobwa, abagore n'abakobwa muri rusange, female muri rusange baba bafite struggles muri ubu buzima, like bagowe financially, bumva nyine ubuzima bwaranze, like nta kintu bashoboye kwigezaho, badafite basic needs. Like iyo umuntu avuze ko ari poor, kuba poor bivuze iki? Ntabwo ubona icyo kurya, ntabwo ufite aho uryama, nta nubwo ufite imyambaro. Ubundi izo nizo basic needs za mbere na mbere zibaho. Nyuma wenda ushobora guhita ukurikizaho iby'ubuvuzi, ariko ibi bitatu cyane. So hari ababyeyi bafite ibibazo nk'ibyo, bumva batishoboye, like nyine bagowe n'ubuzima. Niyemeje kubafata nkababumbira hamwe ahantu kuri WhatsApp group. Iyo WhatsApp group ya poverty escape tuzaba tuyirimo, nanjye nzaba nyirimo, kubera ko nanjye nkeneye gutera intambwe. Birumvikana ntabwo ndagera iyo nifuza kugera, kuko we want to move. Nabwiye ko ari movement, you move from a step, you move from a place to another place. Turashaka kuva muri poverty tukajya kuri financial freedom. Nimvuga financial freedom ntimunyumve nabi. Financial freedom iba defined bitewe n'umuntu uwo ari we wese, bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Urugero, umuntu ashobora ati ngiye nzaba financially free nimbona nshobora kwishyura itike ijya muri Mauritius. N'urugero, itike n'ibindi byose by'ingenzi nyine nkaba nakora travel nkagerayo. Uwo nguwo ari advanced cyane. Ugereranyije nuko ndi gutekereza birumvikana, kuko hari n'undi wavuga irenze iyo ngiyo. Noneho hari ubwo financial freedom twebwe hano dushaka cyane kuri iyo group, ni ukuba twakwihaza twebwe tukaba financially free, financially independent. Handi uvuga uti ndihagije, nshobora kwigurira imyenda. Ukibaze niba uri umugore mu rugo ukaba ugisaba imyenda umugabo, it's really a shame. Umbabare kubivuga gutyo, kwako nyine biterwa n'ukuntu byumva nuko mwembi mu byumva muri kapo yanyu. Ariko nkeka ko umuntu wese, yaba ari umugore cyangwa umugabo, ukaba ufite imyaka iri hejuru ya 18, mu by'ukuri byakabaye byiza ubasha kwiha buri kimwe ukeneye, kandi nanone ahubwo ugafasha babandi batishoboye, badashoboye kwigeza aho bari. So uri umubyeyi mu rugo, umugabo akugura imyenda, akagurira n'abana, ntago ari byo. Nukuri hari igihe tuvuna abagabo bacu. So wisange ushobora kwigurira imyenda, wisange wenda ushobora guhahira urugo, ukavuga uti ngewe ibintu byo guhaha mugabo nkunda, ngewe ngiye kuzajya mpahira urugo. Wenda uvuga uti dore twakodeshaga tukishyura aya mafaranga, so kubera ko n'undi wari usanzwe wenda wishyura ubukode mugabo mwiza, nanjye ngiye kwishyura ubukode on my side, ariko ubwo bukode ngiye kwishyura wenda nzanyabika gutya, hanyuma tuzageraho tugura ikibanza, habeho iterambere mu rugo. Mbese tuba abagore batari imbura mu maro, tuba abagore badahora bavuga batokinga abagabo, mwaduhaye ibi, mugabo mwiza ntago nisukishije, dore ukuntu nsa, wanguriye makeup, wanguriye no. Ndifuza ko iyo attitude icika mu ngo nyinshi, ariko nanone twikure mu bibazo, tuba abagore bashoboye. So abo bagore rero bifuza kutujoininga, twitwa escapers. Aba escapers bose bumva bifuza kutujoininga, please, hano nshyizeho link ya WhatsApp, you can come join us. Niba ufite target runaka ushaka kugeraho iri financial, ngwino hano udusange. It's a group of ladies
nta bagabo barimo, nta bahungu barimo, mutubabarire abagabo beza muri kudukurikira, kubera ko nyine ikintu kigira igihe cyacyo. Maybe hari izindi zizaza, hari izindi opportunities zizaza, wenda tukisanga tugomba kuba turimo twese, cyangwa se ari iby'abagabo gusa, ntawamenya. Ariko ubu ngubu iyi movement igiye gutangira kandi irareba abagore n'abakobwa gusa. So muze, ariko umuntu wemerewe kwinjiramo birasaba ko ari umuntu ukunda kwiga. If you are quick learner, ukunda kwiga kandi ku buryo bwihuse, ukaba uri umuntu wumvikana, like ku buryo utazananiza, kuko ni steps tuzagenda ducamo. Nkakubwira ni step igezweho, tugiye gukora ibi n'ibi, ese tugiye kubigenza gutyo. Ukaba ari wa muntu nyine uri submissive, ubasha kubikora, kandi cyane ko ibyo muzamukora ntago ari iby'inyungu zanjye, ni iby'inyungu zanyu. Ushobora kwibaza utese none uzungukira hehe? Let me tell you, nababwiye ngo ntago twavukiye twebwe ubwacu, twavutse kugira ngo tugire icyo tumarira abandi. Niwo musanzu wanjye nzaba mpaye isi. Nimbona hari abagore bagera nko ku 100 wenda nagize icyo marira, niyo yaba ari umwe, ariko aho ngaho nayo nipashije muremure. Niyo waba uri umugore umwe, nkazagufasha kuzamuka, nkagukura kuri step y'ubukene bukabije, nkakujyana nkakuzamura ukagera kuri rwa rugero rwo kumva ko wihagije, wibeshejeho. Nukuri bizanshimisha, azaba ari step nini, azaba ari big achievement yanjye, izantera kwishima, nkanabyina, nkaririmba, enjoyinga. So nicyo gihembo ngewe ntegereje aho ngaho. Kwinjira kuri iyo groupe n'ubuntu, nta mafaranga bisaba, ariko ikintu bisaba, birasaba ko uba ufite smartphone. Birumvikana ko tuzaducommunicatingira kuri telefone, wenda hari igihe tuzagera tukagira tukajya tugira training ahantu runaka y'imbona nkubone, ariko icyo gihe urumva ni igihe tuzaba twabicommunicatinze. Sofa ugomba kuba ufite smartphone. Nta kindi kintu nzagusaba, no kuzajya ukurikira ibiganiro hano kuri YouTube channel, ukakora subscribe, usibye ko nzamba hano tu link mukareba, noneho tukagendana, kuko muri uru rugendo, n'urugendo ruzamara umwaka. Ubu hari ugiye kumbwira umwaka ni mwinshi, ntago ari mwinshi, n'urugendo ruzamara umwaka. Ibiganiro bizajya bica hano kuri YouTube channel, hanyuma no kuri iyo groupe tuganire internally. Ubwo rero dear escapers, this is me Angelique for you, kandi hari kugira ngo mbafashe, ibintu bizagenda neza. We are escaper ladies, kandi tuzagera kure, tuzisanga dukora ibintu by'ubutwari, kandi ibintu bizagenda neza. So nongere mbibutse rwose, niba wumva ushaka kuba among the escapers, escaping iki ubukene, cause nago mbikunda no kurepeatinga ririya jambo ngo poverty. Nukuri simbikunda no kurivuga, cause ubukene ni bubi, buraryana, simbukunda habe na gato, bubwumve n'ahantu buri. It's a message, ni message ntanze. Nukuri simbukunda, niyo mpamvu nyine ndavuga nti escapers, nago navuga ngo poverty escapers. Nimvuga escapers muzamenya who I'm talking about. So please welcome to the escaper ladies. Tuzatangira guhera ku ya mbere z'uku kwezi kwa 12. Urumva ko igihe cyagiye, ariko nanone muri icyo gihe ubwo kitaragera, birumvikana ni iyi phase y'ibi byumweru 2 bisigayemo hagati. Ndaho ndi kubategura, bari kuri group, baricaye barasetolinze. Ubwo ubaye nawe hari umuntu wumva ushaka gutumira kugira ngo ayizemo, it is free, nukuri n'ubuntu. Ufate aka poster ngiye gushyira hano, ngiye kugashyiraho hano, ufate screenshot, ube wakohereza, ukoherereze uwo ushaka wese. Ikaze, muze, niyo twaba ibihumbi nta kibazo. Izaba ari urugendo ruri personnel, buri wese azajya bari gukora ibyo ari gukora, ariko afite na suivi, arimo arakurikiranwa, kandi rwose bizatanga umusaruro munini. Nukuri muri December tuzaba tubyina, let me tell you, tuzatubyina twishimira intsinzi, twishimira ibyo twagezeho, kandi umwaka umwe wonyine nukuri urahagije kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Nukuri umwaka ni munini, amezi 12, iminsi 365, nukuri ni myinshi. So please, turi kumwe muri mwaka wa 2026. Tuza strugglinga cyane, birumvikana hazaba bisaba wenda ama sacrifice menshi, ko tuza turi gutyazwa, dukora cyane, twiga cyane, tugira iki, twigomwa. Ariko nyuma y'umwaka, nuvango mu kwa 11 guhera,
twinjira muri December 2026. My lord, iriya shusho ntago nyifite nyine. Okay, iriya shusho sinyiyumvisha neza kuko azaba ari celebration over celebration, umva party after party. Let me tell you, bizaba ari byiza. So mwakoze cyane kuntega amatwi. Ni Angelique Uwimana. Niba uri mushya kuri uru rubuga, please do a subscribe. N'ubuntu ntago bihenze, ukore subscribe kuko ntago nyine bigoranye. Hanyuma wibuke no gusharinga, ukore no kuri like kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi. Wakoze cyane kunkurikira. Imana ibane nawe kandi nyine wumve ko Imana ikwishimiye, ntabwo ikurakariye. Ibyiza biri imbere, ejo hacu ni heza. Bye.